Hello nitwa Chas mwifurije kugubwa neza. Kwiga online ni ibintu biri gufasha abantu benshi kwibikaho amasertifika na diploma zibahesha akazi mu buryo bugiye butandukanye. Mu byukuri nta utakwifuza kwiga ngo yunguke ubumenyi bwamuhesha amafaranga, ariko igihe ikibazo kiba Minerval, kuko inyinshi mu mbuga zitanga amasomo online usanga zishyuza amafaranga. Gusa hari amakuru meza nkufitiye. Kuba udafite Minerval ntabwo bikiri ikibazo cyatuma utiyungura ubumenyi ukeneye, kuko muri iyi video ngiye kukugezaho website eshanu wakurikiranaho amasomo runaka bitewe n'ubumenyi ushaka kwiyungura, hanyuma ku musozo w'isomo wize ugahabwa certificate cyangwa se impamya bumenyi nta Minerval wishyuye. Hatinze mu magambo rero, website ya mbere wakurikiranaho amasomo ukabona certificate nta kiguzi niyo bita coursera.org. Ikaba ari urubuga ruhurije hamwe kaminuza zirenga 250 guys, zose zikaba zitanga ubumenyi biciye kuri uru rubuga rwa coursera.org. Kugira ugere kuri iyi website urajya kuri Google usearchinge coursera.org, kande kuri aya magambo yandikishije n'umutuku, hanyuma urabona ko twageze kuri platform, ukande handitse join for free, utangire ku buntu. Join for free, numara kuhakanda rahita hazama aho gushyiramo imyirondoro, amazina, email na password, hanyuma ukande join for free, ujoininge ino platform kugira ngo ukurikirane amasomo aguhesha certificate nta kiguzi. So ukimara kujoininga rero urabona ko hari amasomo agiye atandukanye. Icyo ukora urakanda handitse explore kugira ngo ubone amasomo ari free, hanyuma uhitemo amasomo nyine ari free yo atangira gukurikirana. Ngira ngo ayo yose urabona na amasomo agiye atandukanye, ayo na ama courses ari free nkuko mugenda mubibona hepfo. Na amakosa agiye atandukanye, amoko atandukanye, kandi iyo yarangije baguha certificate guys nubwo aba ari free. So urugero ushobora kuba wenda ushaka kwigira nka digital marketing, n'urugero ubwo uraza usearchinge digital marketing niba ari ukeneye, kuko amasomo ni menshi wowe urahitamo. Urugero twe dukeneye digital marketing, urabona n'usearchinga digital marketing barahita baguhereza ama courses cyangwa se amasomo ari free yo bazaguha certificate ya digital marketing. Aya yose najyanye na digital marketing ari free. Ama courses abari menshi, wowe icyo usabwa nuguhitamo bitewe n'ibyo ushaka. Platform ya kabiri rero wakuraho ubumenyi na certificate nta kiguzi utanze niyo bita Microsoft Learn. Nkuko tubizi kandi byigaragaza, ibikoresho bya Microsoft Offices cyangwa se ama software ya Microsoft ni bimwe mu bintu biri gukoreshwa cyane hirya no hino ku isi, cyane mu biro cyangwa se indi mirimo yose isabwa gukoresha mudasobwa. Bitewe rero n'uburyo abantu bakeneye zira software cyane n'uburyo zikoreshwa, uruganda rwa Microsoft rwashyizeho platform aho abantu bashobora kwihugura, aho bashobora kwiga ubumenyi bujyanye no gukoresha izi software za Microsoft, hanyuma bakabona certificate mu gihe barangije ya masomo yabo ajyanye n'aya ma software. Ikintu navuga cyihariye kuri no platform ya Microsoft Learn nuko baguhereza courses bitewe n'ikiciro urimo. Uhitamo ikiciro nkuko ubibona, niba uri manager mbese biterwa n'ibyo ukora uhitamo courses bakaguha certificate ijyanye n'ibyo usanzwe ukora. Ku rutonde rwa website zitanga amasomo na certificate z'ubuntu naguteguriye, ku mwanya wa gatatu turahasanga website bita Silo.org. Non-profitable organization, nukuvuga ni ikigo kidaharanira inyungu runaka. Bo intego yabo ni ugufasha abantu hirya no hino ku isi kuba babona ireme ry'uburezi, bakabona uburezi bushyitse. So kugira ngo ugere kuri iyi platform urajya kuri Google wandike Silo.org, searching urahita ugera ahangaha kuri iyi website, kuri iyi page. Niba ushaka kwiga ubumenyi bushya, learn new skill, hitemo hariya finish my degree niba ari ugusoza amasomo cyane bari gukorana n'iyi platform. Ni platform ikorana n'ama university akomeye nkuko muyabona ahangaha, WGU nama university akomeye cyane. Iyi ni platform itanga ubumenyi mu byiciro bigiye bitandukanye, haba mu science, chemistry, biology, haba ibintu bijyanye na sociology. So n'ingeri zose zo batangamo ubumenyi kuri website ya Silo.org.
Google Digital Garage niyo platform ya kane itanga amasomo na certificate ku buntu. Gusa ino website yo yibanda ku gutanga ubumenyi bujyanye no gukoresha ibintu bya Google, services za Google. Urugero wenda ko bakora ama website, web design, ibintu bijyanye na Google advertisement, kuntu bamamaza kuri Google, kuntu bakora ama sales page, kurako umuntu akora store kuri Google agacuruza yifashishije Google n'ama website. Mu magambo make bigisha ibintu bijyanye no gukoresha ziriya services za Google, ziriya products za Google. Kandi cyiza cyabyo at the final bakaguhereza certificate igaragaza ko wabyize koko. Platform ya gatanu niyo bita alison.com. Urajya kuri Google usearching alison.com. Hanyuma ukeneye kwiga amasomo urabona kuri no platform, uraza urebe ahanditse explore courses, nurangiza uze urebe amasomo ari free, afite certificate ziri free. Hanyuma uhitemo, urabona ko ari bijyanye n'ubu IT, bijyanye n'ama languages, bijyanye no kwigisha health. So uhitamo bitewe n'ibyo ushaka kwiga, n'ibyo ushaka kubonera certificate ahangaha kuri alison.org. Urabona hari amasomo menshi cyane, ukanda ari ahanditse start learning, ukabona ugatangira kwiga. Hanyuma ku musozo wa ya masomo bakaguha certificate yawe. Nahansoreje rero ndatekereza ko ari gihe cyo gukora research tukamenya bihagije izi website nuko zikora, ndetse waba ukeneye kwiga ugatangira ugakurikirana amasomo ukabona certificate. Niba uri mushya kuri YouTube channel yanjye rero Charles Tips, nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye bijyanye no kwiyungura ubumenyi bwadufasha kwiteza imbere no gushaka amafaranga muri rusange. So rero kanda subscribe utazacikanwa n'ibiganiro byiza turimo kugutegurira mu minsi iri kuza. Ciao ciao.